Okay, nongeye kugaruka ni Dr. Richard Official. Twaraye dutangiye ibigendanye n'ibyo umubyeyi agomba kwitaho mu gihe yitegura gutwita. Ese ni gute wakwitegura gutwita? Ni ibiki by'ingenzi uba ugomba kwitaho? Twagize rero ingingo nibura nk'ebyiri tugarukaho mu kiganiro cyacu cyatambutse, ariko ubu ngubu tugiye kubakomereza n'izindi ngingo. Twari twababwiye yuko nibura hari ibintu bigeze kuri 6 ushobora kwitaho mu gihe witegura gutwita. Nongera rero kugira ngo nshimire abantu bakomeje kudushyigikira, bakomeje kuduha comment, bakomeje gukora subscribe. Dukomeze umuryango wa Dr. Richard Official ukomeze uzamuke, channel yacu cyangwa se yanyu ikomeze izamuke, twese twiyungura ubumenyi. Dukomeje rero indi ngingo ushobora kwitaho ni ingingo igendanye no guhagarika ibiyobyabwenge. Ubwo no kuvuga ngo ngewe iyo mvuga ibiyobyabwenge ya nini mbikubiramo byose, ryaba itabi yaba inzoga, byose ugomba kubihagarika. Nge simbivuga mu mujyo wenda usanzwe, hari inzoga zifatwa nk'atari ibiyobyabwenge, ariko mu rwego rw'ubuzima cyangwa se mu bigendanye n'ubumenyi bwa kiganga, inzoga nazo izarizo zose ngewe nzifata nk'ibiyobyabwenge. Ni byiza rero yuko uhagarika kunywa inzoga n'itabi niba wari usanzwe ubinywa mbere yuko ufata umwanzuro wo gutwita, kubera ko bijya bibaho yuko umuntu unywa itabi cyangwa se unywa inzoga nyinshi ashobora kugira ibibazo by'uko umwana we ashobora kuvuka afite ubumuga runaka butewe n'ibyo bibazo. Bikaba byiza rero iyo ugiye kwa muganga nyine ukagirwa inama, ugahabwa ndetse n'uburyo bwo kugerageza kubihagarika, kuko hari na benshi bagerageza kubihagarika bikabananira. Indi ngingo rero niyo gusuzumwa indwara twakwita nk'izihoraho cyangwa se indwara zitandura, niko dukunze kubivuga mu Rwanda. Aha turavuga nka diabete ndetse na hypertension. Izi ni indwara zishobora kugira ibibazo bishobora gutera n'urupfu, yaba ku mwana cyangwa se ku mubyeyi. Ni ukuvuga ngo rero biba byiza iyo mbere yo gutwita ugiye kwa muganga ugasuzumwa, bakamenya uko uhagaze, bityo ukagirwa inama niba ari imiti utangira ukayitangira, kugira ngo yaba wowe n'umwana murusheho kugira ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze. Ikindi ni ukugerageza kugira ibiro bikwiye. Ni ukuvuga ngo ibiro bikwiye ni ibiro bifite icyo twita BMI. Abarebye ibiganiro byacu byahise ikigendanye n'ukuntu bakarikira BMI baracyumvise. Icy'ingenzi ni ukumenya uburebure bwawe ndetse n'ibiro ufite, hanyuma ukagenda umenya ubucucike bw'ibiro ufite kuri buri metero kare y'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo rero uba ugomba kugira nibura hagati ya 18.5 kugeza kuri 24.5. Ni ukuvuga ibyo ni ibiro bikwiye. Umuntu aba agomba kugira ibiro bikwiye rero mbere yuko afata umwanzuro wo gutwita, kubera yuko hari ibibazo byinshi bishobora kugendana no kugira ibiro bikabije ndetse no kugira ibiro biri hasi cyane. Ibiro byinshi bikabije bishobora kuvamo ko umuntu yagira diabete yo mu gihe cyo gutwita, imwe twita gestational diabetes, ndetse no kugira ibiro bike cyane nabyo bigira ingaruka zabyo. Bishobora gutuma umuntu, murabizi yuko umuntu wese ugisama kenshi bagira agasesemi no kuruka, ariko ku muntu ufite ibiro bike cyane we birakabya akaba yagira isesemi no kuruka biri ku rwego rwatuma ajyanwa no mu bitaro. Ikindi rero nakugiraho inama nka Dr. Richard nuko mwita cyane ku kintu kigendanye n'imirire. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ugiye gutwita agomba kurya ibibonetse byose. Ni ukuvuga ngo ugomba kurya ibintu biri ku murongo, ibintu wagiriwemo inama na muganga, kugira ngo ubashe kwirinda gufata amafunguro atujuje intungamubiri, ku buryo na wa mwana azagira n'igwingira akiri mu nda. Ibyo rero ubigirwamo inama n'abashinzwe ibigendanye n'imirire. Ubwo ukaba ariyo mahirwe wagira mu gihe ugiye kwisuzumisha mbere yo gutwita. Mu gihe uteganya gutwita ushobora kuvuga uti reka ngane muganga bangira inama y'icyo ngomba gukora, cyane kuri ibyo bigendanye n'imirire. Uretse gusa kukurinda kuba wowe ubwawe wagira umubyibuho ukabije nk'uko nari maze kubivuga, bishobora no kukurinda kuba wagira intungamubiri nkeya mu mubiri, harimo n'imyunyungugu, bityo umwana akaba yabigiriraho ikibazo bitewe n'uko umwana ibijyanye n'ibimutunga akiri mu nda ya nyina
nabyo bitari kuboneka mu buryo buhagije. Ibyo rero biboneka bivuye he? Biboneka ari uko nyina yabashije nawe kurya cyangwa se no kunywa ibihagije. Hanyuma indi ngingo dushobora kuba twagarukaho ni ingingo igendanye n'imiti. Ni ukuvuga ngo hari imiti ya hato na hato, twavuga wenda urugero nk'iyi miti batera mu mazu yica udukoko, imiti batera mu mirima yica udukoko kugira ngo imyaka yo mu murima itangirika, ndetse n'indi miti yindi. Tuvuge niba wari usanzwe ufite umuvuduko mwinshi w'amaraso uri ku miti, hari imiti imwe n'imwe abantu bagirwa inama yo kudakomeza kunywa igihe cyose bitegura cyangwa se bamenye yuko basamye. Iyo miti rero kugira ngo ibyo byose ubashe kubihagarika ku gihe, nuko waba wagiye kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare. Nguko uko rero ushobora kwitegura gutwita, ibyo bikagufasha kuzagira donc ibihe byiza igihe uzaba utwite, yaba wowe n'uwo utwite ndetse n'umwana akazavukana ubuzima buzira umuze, ubuzima buzatuma agirira akamaro igihugu. Dukomeze rero tubashishikarize kugira ngo aya makuru tujye tuyasangize abantu, kugira ngo abantu bose bashe kugira ubumenyi. Nta mpamvu yo kugira ngo ujye kwisuzumisha ari uko ubona wamaze gutwita. Byiza ni mwamaze kumva ibyiza byabyo. Ikindi ari nabo ujya kubona ukabona agiye kwa muganga deja inda yaramaze no kugaragara. Icyo gihe akenshi umwana uba umubujije amahirwe yo kuba yahabwa care ze agomba guhabwa akiri urusoro, kubera yuko uretse n'ibyo nawe ubwawe uba wishyira mu byago, kubera yuko buriya iyo ugiye kwisuzumisha hakiri kare cyangwa se na mbere, buriya bidufasha kumenya se niba wanatwise inda iraho igomba kubiri. Ni ukuvuga ngo abarebye video zacu hari ababonye yuko hari abantu bashobora gutwitira inyuma ya nyababyeyi. Ibyo rero bishobora kumenyekana hakiri kare, bityo ukaba wavurwa hatagombye kwifashishwa ibigendanye no kubaga cyangwa se n'ubundi buvuzi buhambaye, ukaba wavurwa hakiri kare. Yego wenda iyo nda ishobora kudakomeza, ariko yamenyekanye ko iri hanze ya nyababyeyi, aho ishobora kuguteza ikibazo bikamenyekana hakiri kare, bishobora kuba wahabwa imiti, bityo bikagufasha kuba wakira ibyago byo kujyanwa mu iseta. Ngayo nguko rero ikiganiro cyacu kigendanye no kwitegura gutwita nahangaha tugisubikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, mbibutsa gato kugira ngo dukore subscribe. Abashoboye mushobora kudushyigikira, code ya Momo Pay yacu igaragara kuri channel yacu muri description, ushobora kuyibona. Bityo waba ufite icyo ushaka kudushyigikira kugira ngo iyi channel tuyizamure, ukaba wakinyuza kuri iyo code ya Momo Pay. Murakoze, murakarama. Yari Dr. Richard kuri Dr. Richard Official. Icyitonderwa, iki kiganiro ntago gisimbura ku kuba wagana abaganga babifitiye ububasha kugira ngo babashe kuba aribo baguha amakuru ya mbere yizewe. Bityo tukaba tugushishikariza ko amakuru uri bukure muri iki kiganiro ataba ari yo ushingiraho ufata ibyemezo cyane biri ku buzima bwawe. Nta muganga wemewe wa leta wahuye nawe kugira ngo abe ari we ukugira iyo nama. Murakoze, mugira amahoro.